Yes, alright, birumvikana twongeye kugaruka muri studio muri aya masaha yo kuri uyu mugoroba. Tugiye kuba twagenda turebera hamwe aya makuru n'ubundi yongeye kugenda yumvikana ku mirongo y'ingere ku rugamba, arimo aragenda agaruka ahangaha murasirazuba bwa Kongo. Bivuga yuko ahantu bise mu mujyi wa teritwari ya Masanga byongeye kugenda bihindura isura mu buryo bukomeye cyane, kugeza amaginga yangaya ingabo za guverinoma ya Kinshasa FARDC bongeye kugenda bagaba ibitero mu buryo bukomeye cyane ahangaha n'ubundi kuri izi ngabo cyangwa se izi defenses zo ku ruhande rw'ingabo za FCM 23 n'ubundi muri rusange. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba twagenda twibandaho cyane cyane, ariko ntabwo twabivuga ngo tureke kugaruka ku yandi makuru arimo aragenda yumvikana ahangaha muri teritwari ya Masisi, ngo tureke kuba twagenda nayo tuyava imuzi n'umuzingo, dore yuko imyigaragambyo ndetse n'urugamba arimo ragenda ruhatutumba bikomeje kugenda biba amagasa ndetse n'imberenge mu buryo butoroshye habe na gatoya, kugeza amagingo ayangaya n'ubundi muri rusange. Tuze kuva muri Kivu y'Amajyaruguru twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, nayo irimo amakuru atari makeya kugeza amagingo ayangaya avuga ko hari bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rw'ingabo za M23 baje kugenda n'ubundi basesekara ahangaha mu nce zaho bise muri point zero n'ubundi hakomeje kugenda humvikana urugamba, aho baje kugenda n'ubundi bitegura ndetse yari backup yaje kugenda yakwa na bamwe mu barwanyi bandi baherereye ahangaha muri Ruhina Mavi, baje kugenda baraswaho n'ingabo za guverinoma ya Kongo mu buryo bukomeye cyane. Baje kugenda bashaka uko bagenda bamwe bakora defensing cyangwa se batanga umusada kuri izi ngabo zindi zigiye zikambitse ahangaha muri izi nce za point zero n'ubundi mu rusange. Tubwerekeza kandi muri teritwari ya Fizi, nyamuneka turebe hamwe naho ikintu kirimo kiragenda kihavugwa kugeza amagingo ayangaya. Ikintu kirimo kiragenda kiharangwa kivuga ko aba barwanyi ku ruhande rw'ingabo za guverinoma naho zikomeje kugenda ziryamira amajanja, kubera bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rw'ingabo za FCM 23 bakomeje kugenda bashaka buryo ki bamena ndetse banapfumura tumwe mu duce turimo izi ngabo, bitewe n'ibitero byagiye byumvikana mu minsi yagiye itambuka ahangaha muri izi axe za Kipupu n'ubundi muri rusange na Razaruwa, ko izi ngabo za guverinoma zagise zishaka buryo ki zagenda zishaka uburyo zakwihagararaho ndetse zanagenda zifata icyo twise nk'ingamba zikarishye kugira ngo zitazagenda zivogerwa cyangwa se zinjirwamo n'ingabo za FCM 23 mu buryo bworoshye n'ubundi muri rusange. M23 kandi ahangaha wo bise Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kugonganishwa imitwe no bise Perezida Antoine Felix Tshisekedi, bitewe n'ikintu gikomeje kugenda kivugwa kuri rezo social yuko ashobora kuba afitanye ibiganiro bikomeye cyane n'ingabo zo ku ruhande rwa M23 bijyanye no bufatanyabikorwa ndetse no kuba bagenda bagirana ibikoranire ihambaye cyane. Ese byaje kuba byagenda gute? Ibi ngibi byaje kugenda bituma aba bayobozi bombi bavuga rumwe b'inshuti magara benshi bakunze kugenda bita imanga, baje kugenda basa nkaho bakozanyaho amahembe kugeza amagingo ayangaya. Nabyo tugiye kuba twagenda tubirebanaho muri aya makuru ku buryo burambuye. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu murongo mugari wa Rwanda Top TV, kanda subscribe, share, comment n'ibyawe mu nshingano za kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona aya makuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho uko bwije n'uko bugeye, byibanda kuri politike, umutekano na diplomasi muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange. Bivuga ko ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kugenda humvikana urugamba ndetse update izigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, nitwe ba mbere mu kugenda n'ubundi tukugezaho aya makuru nk'uko bisanzwe. Nyamuneka munyemerere nanzikire aya makuru yacu muri Kivu y'Amajyaruguru, mbabwire uburyo ki ahantu hakomeje kugenda humvikana urugamba rw'imberenge, urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rusekeranya uruhande rw'ingabo za FCM 23 aba Wazalendo FARDC ndetse n'abarwanyi b'abacancuro bagiye baturuka mu gihugu cy'Uburusiya. Bivuga ko nabo bakomeje kugenda basesekazwa ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ubundi muri rusange, ndetse na FDNB nayo ni imwe mu birimo biragenda byumvikana ahangaha, bakomeje kugenda barasana mu buryo bukomeye cyane, barimo baragenda bibasira ndetse banashaka uburyo bagenda bahanganamo n'ingabo zo ku ruhande rwa M23 ahangaha muri izi teritwari. Bivuga yuko n'ubundi zirimo ziragenda zikontorora zinacungira umutekano uko bwije nuko bukeye. No kuvuga ngo mu masaha make cyane atambutse cyangwa se mu gihe gito gitambutse, twagiye twumva izi ngabo zo ku ruhande rwa guverinoma zatakwa
n'ingabo za M23 nyuma yo kugenda n'ubundi bahaga kugenda abagahabwaho ibitero uko bwije nuko bukeye n'izi ngabo zo ku ruhande rwa Wazalendo. Ibi ngibi babikoreye bitewe mu masaha yagiye atandukana, agiye mbagezaho amakuru yavugaga yuko rwose izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 zari zagabweho igitero biciye mu nzira zo mu kirere, aho drone y'ingabo za guverinoma FARDC yaje kugenda izirasaho mu buryo bukomeye cyane, aho yari igiye mu kuneka ariko ikaza kuba yagenda ivumburwa ndetse yaje no kugenda ihanurwa yo mu bwoko bwa Babayaga. Iyi ni drone yo mu bwoko bwa Babayaga yarimo iragenda itembera ahangaha rwose muri eneo zikontororwa na M23 muri Rubaya, ariko iza kuba yagira gute, iza kuba yabonwa na zimwe muri jomeri z'ingabo zo ku ruhande rwa M23 n'ubundi muri rusange. Ibi ngibi nibyo byahise bitera nk'igisa noneho kubura imbunda ndetse no kubura icyo twise urugamba hagati y'izi mande zombi ku ruhande rw'Abazalendo muri izi axe za Rubaya. Hanagiye humvikana kurasana mu bihe byagiye bitambuka, ariko bivugwa ko kugeza amagingo aya ngaya hagaragaye abarwanyi batari bakeya, abasirikare benshi basaga mu gihumbi gutyo nk'uko amakuru arimo aragenda ngeraho, abagiye kuba bagenda bataka n'ubundi ibi birindiro by'ingabo z'Abazalendo biherereye ahangaha muri Rubaya n'ubundi muri rusange. Ibi ngibi ni bimwe mu byo ngiye kuba nagenda nkukusanyiriza kugira ngo tugende tubasha gusobanukirwa neza amakuru yacu ari imbere. Reka twongere twigarukire ku rundi rugamba rukomeye cyane rurimo ruragenda rwumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo nagenda anagusezeranyije guhereza icyo bise imiripiko ndetse nido kuri iyi mirwano ngo mbe nagenda nagize gute nayikugejejeho. No kuvuga ngo muri point zero ni hamwe mu duce dukomeje kugenda twumvikanamo amasasu atari makeya, gakomeje kugenda kaba isibaniro ry'urugamba ndetse n'imirwano itoroshye kugeza amagingo aya ngaya irimo iragenda iranga utu duce twa muri ahangaha za Rwitsankuko, Ruhinamavi, ugakomeza aho zino ngabo zo ku ruhande rwa guverinoma zimo zirashaka buryo ki zaca mu Rwanda ndetse zanakubitiza ingabo zo ku ruhande rwa M23 na twirwaneho ngo zisatire muri Mikenke ndetse na za Karingi, ariko bikomeje kugenda rwose biba icyo bise amagasa ndetse hakomeje kugenda hagaragaramo amagorane mu buryo buhambaye. Mu gihe cyagiye gitambuka hagiye humvikana ibitero n'ubundi byagiye byibasira izi ngabo zo ku ruhande rwa guverinoma, ariko bitagiye bikara kuko bitewe n'abarwanyi bagendaga baca ku mirongo y'ubutaka bagiye basubizwa inyuma mu buryo buhambaye. Ariko amakuru yaje kugenda amenyekana, ibitero byari bigamije kugira ngo bamwe mu barwanyi bandi bo ku ruhande rwa M23 na twirwaneho barimo baragenda baturuka ahangaha mu Minembwe nyuma yuko bari bahakitse n'ubundi bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye, bagira ngo babashwa bagenda bashyika ahangaha n'ubundi ku mutekano usesuye, batabashwa bagenda n'ubundi bategwa mbushi, kuko murabizi neza yuko ingabo za guverinoma zimaze igihe kitari gito zitega mbushi ndetse zikagenda zinatwara intwaro zikanisasira bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa M23. Iyi ni imwe muri tacticoma n'ubundi uru ruhande rw'izi ngabo za FCM 23 na twirwaneho zari zimo ziragenda zikoresha kugira ngo aba barwanyi basaga mu bihumbi 2 barimo baragenda basesekazwa ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba, ababase kuba bagenda n'ubundi bashyika mu mahoro cyangwa se bahashyike batabashe kuba byagenda bimenyekana kuri ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Kongo n'ubundi muri rusange. Nyamuneka reka nkushimire wowe twabanye kuva aya makuru yacu atangiye kugeza ageze ku musozo, nkushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda ndetse nagushimira wowe wamaze kuyikanda, share na comment ibyawe nabyo ni ingenzi kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona aya makuru. Ngiye wumvaga kuri izi mikoro ni Mr Oze, twongeye duhurire mu yandi makuru. Ciao ciao.